Mw'abantu mwe iminsi yatambutse nabwiye ko Zaria Koti yaje mu Rwanda ije kugira ikintu kinini imara by'umwihariko ku myidagaduro hano mu rw'imisozi igihumbi. Bamwe mutiki rero mu mugoroba watambutse wo ku wa 29 ngira ngo mwakomeje kubona amafoto n'amashusho arimo arabica muri Zaria Koti. Hari abastari benshi bagiye batandukanye ariko bamwe ndabizi ni mwamenye ibyahabereye. Rero muri Zaria Koti mu mugoroba watambutse wo ku wa 29 uku kwezi kwa 8 turimo tugana ku musozo, Neringabo ndetse na Platini P bari kumurika album bise Vibranium, na album yakomeje kuvugwaho mu minsi yatambutse, ivugwaho mu mezi atari munsi ya 3 ndetse kuzamura, ariko benshi ntibari bakamenya ibyayo. Mu mugoroba watambutse rero bakaba bateguye ikirori muri Zaria Koti cyo kumvisha abantu babagannye zimwe mu ndirimbo zizaba zigize iyi album. Iyo ugiye kukubwira iyi nkuru ndi fixe nk'ibisanzwe ningewe uri kumva kuri mikoro, naho hano ni kuri Iwacu Topic, n'ahandi ukura amakuru meza ndetse agezweho. Mwibukije gukanda subscribe rero ko ari bwo buryo bwo gusigasira ibi byose. Ngira ngo mu minsi yatambutse twakomeje kumva abahanzi babiri twavuga yuko ari abahanzi bafite amazina akomeye mu muziki w'u Rwanda bateguza album. N'amezi menshi yaratambutse bakomeza kuvuga kuri iki kintu, bakomeza kugaragaza yuko bari gukora ku mishinga yabo, cyane yuko twagiye tubabona no mu ndirimbo zitandukanye bari kumwe, nk'indirimbo bise La Vie, indirimbo bise Hoza, zikaba ari indirimbo ziri kugenda zikora ku mitima y'abakunzi b'umuziki by'umwihariko iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. N'abandi rero ni Neringabo ndetse na Platini P ukunze kwiyita Baba, bakaba barabanye mu ishyirahamwe ry'umuziki cyangwa se uyiterebo rya Kina Music ribarizwamo abandi bahanzi nka Igor Mabano ndetse na Knowless n'abandi bagiye batandukanye. Abangaba rero birumvikana yuko umugoroba watambutse ubwo wagiye babona bafite amamikro bari kuririmba, ubwo wagiye ubona abantu batandukanye bari bitabiye ibirori byabo. Yari igihe cyiza bari bateguye ndetse bateganyije muri Zaria Koti, bategura kumurikira ababakurikiye n'abitabiriye umuziki wabo ni mwiza kubera rwego kubumvisha zimwe mu ndirimbo zigize album yabo bise Vibranium cyangwa Vibranium mu rurimi rw'icyongereza. Bakaba bari bamaze igihe bakora kuri iyi album. Ni ibirori rero twavuga yuko ari ibirori byiza ko byagiye bizamo abatandukanye, aho hajemo nka Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire, hazamo abandi batandukanye, hajemo abahanzi nka Diezdora, Kivumbi, King, hajemo Juno Kizigenza, hajemo Davis D, hajemo Miss Muyango, hazamo uwabaye Nyampinga w'u Rwanda mu 2016 Miss Mutesi Jolly, hajemo Madame Scovia, hajemo kandi abandi bantu benshi nka Butera Knowless, umuhanzi ukomeye cyane wabanye nabo muri Rebo ndetse ukibanamo na Neringabo, hajemo abanyamakuru nka Fuad, hajemo Lucky Man Nzeyimana, Bruce Melody, hazamo Kenny Mugarura CM wa 155 AM, kandi hajemo Jado Kabanda, hajyazamo abantu benshi bagiye batandukana. Bimvikana yuko ni igikorwa cyari kinini, ni igikorwa cyari cyiza, aho hajemo nk'aba Arthur Nkusi, hazamo abandi bantu bagiye batandukanye nka Prophet Joshua. Ni ibintu byari byiza kandi byari ibintu binini, ibintu twavuga yuko byari biri ku rundi rwego. Aba banzi rero bakaba bagize stage nziza, bakaba performinze ibintu byiza, bakoze umuziki mwiza. Niko nabigusobanurira, gusa n'umuziki nge nagusobanurira mu magambo, ahubwo n'umuziki uri ku rundi rwego we wanezezwa no kuwumva. Rero nabacurangiwe na Symphony Band nkuko twagiye tubibona, abarimo Joachim bari kuri gitari. Ni ibintu byagenze neza cyane rwose, ni ibintu kuvuga yuko bari kugaragaza aho urwego rw'umuziki nyarwanda urimo urerekeza. Rero ibi byari ibirori bidasanzwe kubera yuko harimo no gutanga uburyo wabafasha, waba ari uburyo bwo kugura album ku mafaranga menshi, yaba ari uburyo bwo gutanga amafaranga for nothing, we kumva yuko ugiye gufasha ndetse no gusapotinga. Rero ndagira nkubwire yuko uwahoze ari Miss Rwanda mu 2016 cyangwa wabaye Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2016 Mutesi Jolly yaje gutanga amafaranga angana na miliyoni 10. Amafaranga angana na miliyoni 10 ni amafaranga atari makeya mu rwego rwo gushyigikira iyi album ya Vibranium. Kandi umupasiteri cyangwa Prophet Joshua nawe yaje gutanga amafaranga angana na miliyoni 5
gusa ntiyahise azitanga direct, yavuze ko kuri uyu munsi wa tariki 30 isaha y'isa 3 bwaciye umwanya rwose ibyo yiyemeje niba ari byo yabihiguye. Yavuze ko rero ku isaha ya saa 3 aribwo araza kuba atanga aya mafaranga. Ni ikirero rero cyakomeje kugaragara neza kuko urumva hari harimo abahanzi bagiye batandukanye, nakubwiye abahanzi bakiri kuzamuka nk'aba Diezdola, nakubwiye abamazemo igihe ba Davis bagenzi babo ba Bruce Melody ndetse na timu ya 155 AM rwose yari habaye abo muri Kina Music. Urumva yuko ni urwego rwiza rw'umuziki nyarwanda, by'umwihariko kuri aba ngaba bakaba bagiye kugaragaza icyo bashoboye, bakaba bagiye kugaragariza barumuna babo inzira nyayo. Ni ibirori rero byagaragayemo abandi bantu bataramye, nkaho twabonye Zuba Ray wakoranye na Neringabo indirimbo bise Everyday, ubwo yari kuza ku rubyiniro barataramana amufasha kuba yataramira abitabiye iki kirori, bafasha kunezeza abanyarwanda n'abatari abanyarwanda baba babashije kureba iki kirori muri rusange. Rero ni ibirori twavuga ubwiza bwabyo nibirangire, ni ibirori byagiye bifashwa n'ibintu byinshi nka Kefa Sport, bifashwa nka JC, ni ibirori byagiye bifashwa na B1 Gin, ubwo nivuga bifashwa n'abashoyemo agafaranga, bifashwa cyabishorwamo agafaranga nka Shabazari ya Koti ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byinshi tutabasha kurondora. Gusa nanone by'umwihariko tugaruka kuri B1 Gin ikomeje gufasha mu muziki nyarwanda, ikomeje gufasha mu birori by'iwacu hano mu gihugu, nayo rwose tuyishimire tubikuye ku mutima kubera yuko ikomeje kugenda igaragaza uruhare rwayo mu muziki nyarwanda ndetse no kwamamaza birimo. Ndagira ngo yuko iyo bajyanye ibikorwa byabo hari ahantu babagiye no kwamamaza, kumurika ese bagufitiye iki weho uri mu Rwanda, bagufitiye iki ku isoko. Rero ibi birori ngo byaje kurangira mwe bagiye baganirizwa, aho icyo turagarukaho ari ukuba Miss Mutesi Jolly yaje kuba yabazwa ku rukundo rwe na Rugumi Saidi, ariko yaje guterera agati mu ryinyo asa n'ubyirengagije. Ni ibintu rero benshi mwakomeje kwibaza, ese biraza kugenda bishyirwaho umucyo? Reka mbanze ibyo byose mbyihorere, ntabwo twazinduwe n'inkuru za Rugumi Saidi ndetse na Mutesi Jolly, ahubwo reka duhinire ahangaha ngo umubwiye amakuru y'ibyo wakomeje kubona amashusho n'amafoto bicicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru bitandukanye bigenda byandika kuri ino nkuru. Ni Vibranium album iriho indirimbo 8 ya Platini P ndetse na Neringabo babanye muri Kina Music. Ngewe rero twabanye muri iki kiganiro ndi fixe nk'ibisanzwe, nkaba nkubwira yuko ibanga ryo kujya umenyera amakuru kugiye narindi no gukanda subscribe. Ngayo nguko rero ikiganiro cyacu reka tugihinira ahangaha.